Mwiriwe neza Banyarwanda banyarwandakazi bo muherereye mu mpande zose z'isi, ndabaramutse ndabasuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe, mbifurije umugisha gukomeza kubana namwe. Niba utameze neza ihanganire ubuzima aka kanya urimo, byagenze uko byose byagenza ariko ihangane. Rero niba ari ubwa mbere ugeze aho, kora hasi subscribe cyangwa se abone kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Breaking news cyangwa update ni uko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasabiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gukatira Shema Arnaldo de Boscher uzwi cyane ku izina rya DJ Toxic igifungo cy'imyaka 5 no kumuca ihazabu ya miliyoni 2,210 by'amafaranga y'u Rwanda, bugaragaza ko ibihano yari yarahatiwe abito. Ubushinjacyaha bwamushinje ibyaha birimo ubwicanyi budaturutse ku bushake, gukora ibikorwa byerekeye ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, guhunga amaze gukora cyangwa guteza impanuka, n'icyaha cyo kwanga gupimishwa icyuma cy'igipimo cya alcohol. Ku itariki 4 Gicurasi mwaka wa 2026 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwahamije DJ Toxic ibi byaha byose, rumukatira igihano cyo gukora imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 3 ariko asubitswe mu gihe cy'amezi 6 no gutanga ihazabu ya miliyoni 1,50 by'u Rwanda. Umwanzuro w'urukiko rw'ibanze watumye DJ Toxic asohoka mu igororero rya Nyarugenge Imageragere, ariko ubushinjacyaha ntibwanyuzwe. Itariki 6 Gicurasi ubushinjacyaha bwajuririye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko ibihano DJ Toxic yakatiwe bitageze ku ntego y'ibihano nk'uko biteganywa n'amategeko, kuko biba bigamije kwigisha no gutanga isomo mu bandi, ariko busanga ibyatanzwe bidashobora kugera kuri iyi ntego. Buvuga ko kandi urukiko rutakurikije ibiteganywa n'amategeko, bwagaragaje ko mu kugena ibihano rutubahirije n'ibiteganywa n'ingingo ya 49 ivuga ko umucamanza atanga ibihano akurikije uburemere bw'icyaha, ingaruka byateza n'impamvu zatumye abikora. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibyaha DJ Toxic yahamijwe byagize ingaruka zikomeye, zirimo kuba hari umuntu watakaje ubuzima kandi ari umupolisi wari mu kazi. Busanga ibihano yakatiwe by'izahabu n'imirimo y'inyungu rusange bito cyane. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gusesengura ibihano byatangajwe, rugahanisha DJ Toxic igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 2,210 by'u Rwanda, kuko habayeho impurirane y'ibyaha. Ngaye nguko DJ wanyu abenshi cyane bamuzi nka DJ Toxic nyine. DJ Toxic murabizi yuko ari DJ hano mu Rwanda, abantu benshi cyane baramuzi, amaze gufata izina riremereye cyane, kandi rwose DJ abazwi cyane muri social media, muri industry zigiye zitandukanye za hano mu Rwanda. Ngaye nguko rero ibya DJ Toxic uko bimeze tuzajya tubibamenyesha. Ikindi tugiye gutangira weekend ku bantu b'abadive, bifurije isabato nziza. Ejo ni isabato ku bantu bose bemera Nyagasani. Hari ikintu njya mbwira abantu kenshi na kenshi iyo ndi gukora ikiganiro, njya mvuga ngo ubuzima butwigisha kubaho abo tugomba kubaho. Ubuzima turabufite aka kanya, ariko hari abantu ushobora ugasanga ubuzima ntabwo afite bitewe na situation runaka ashobora kuba arimo, ikigeragezo ashobora kuba arimo, ariko kwiganyira ndetse no gutekereza ibindi bintu bibi ugasanga nta kintu bimumarira. Ikintu cya mbere rero ni ugukora cyane kandi no gusenga, kuko buriya gusenga ni byiza kandi birafasha. Iyo wasenze ugatakira Imana ukayibwira aho ubabaye, aho urwaye, aho ufite agahinda kenshi, aho ufite umubabaro mwinshi, Imana irakumva, yarangiza ikagusubiza. Hari igihe umuntu ajya agera mu kibazo runaka akumva ubuzima buramunaniye pe, akumva
kwiganyira biranze, akiganyira akumva gusenga biranze, hariya rero niho satani agufatira, niho satani ahita avuga ati ambo ndakubonye, mbonye intege nke zawe. Ariko iyo usenze, iyo wegereye Nyagasani ukayibwira uko umerewe, ukamubwira uko umerewe, irakumva, arakumva. Imana yacu ni nziza ibihe byose, kandi nta kintu na kimwe kijya kinanira mu buzima. Rero wowe unkurikiye aka kanya, ushobora kuba uri muri situation mbi pe, uri muri situation mbi cyane, ukavuga ati Mana kubera iki ari ngiye bibaho, kubera iki buri gihe ari ngiye bibaho, ukagira nyine kwiganyira kwinshi. Ariko ndagira ngo nkukomeze nkubwira ngo humura, komera. Iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, Bibiliya ijambo ry'Imana ryo risobanura neza, iravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Iyo ugeze mu kibazo runaka, hari igihe ubura inshuti, hari igihe ubura abavandimwe, hari igihe ubura nyine buri muntu wese wakagusapotinze pe, ukamubura. Abantu ugasa nkaho ubona bakuvuyeho, abantu ugasa nkaho ubona nta mudu bakigufitiye, nta tolerance nyinshi bakigufitiye. Ariko iyo wasenze ukabwira Nyagasani, babana ahubwo bakwanze ushiduka bari kuza. Umwe kuri umwe akavuga ati, akakubwira ngo mbabarira, akakubwira ibintu nyine byinshi cyane, akakubwira uburyo ki ari umuntu washatse no kukumwangisha. Kuko abantu, hari igihe umuntu agera muri situation y'abantu ukamuvaho, inshuti zawe zikakuvaho, abo witaga inshuti pe, babandi waharaniraga muzima yuko utatakaza, bakagenda. Ariko iyo bagarutse, bagarutse kuko baba babona yuko hari ikintu wibitsemo, hari Imana uba wibitsemo mu mutima wawe, hari ikintu kizima uba wibitsemo, hari ikintu gikomeye uba wibitsemo. Ntukagire kwiganyira, ntukagire ibintu byinshi cyane. Imana ni nziza kandi irakumva. Ngaye nguko rero ngira kubakomeza kwinshi cyane, mujye mukomera kuko Nyagasani ni mwiza kandi Kristo ni mwiza ibihe byose, ahora tureberera uko bwije n'uko bukeye.